Yes, of course. Muri kumwe na Manudi muri Tera Story. Aha ndi kumwe na Ako wa Kanimba. Ndi kumwe n'undi muntu niba ari umusheri we simbizi, ariko nabagiye hagati. Sinabagiye hagati. Watugiye hagati buriye bwo watugiye hagati ntago ari sheri wanjye bwo ni sheri wawe. Ngaho da. Sanga yabatandukanyije. Abatandukanyije. Okay. Hanyuma Ako wa Kanimba ni muntu ki kugira ngo dutere story tuziranye. Banza uvuge amazina yanjye yose. Ibintu byose tubone kugera kuri Ako wa Kanimba. Wese wavuze Ako wa Kanimba. Ibintu byose ariko ngize ngo nawe ugiye kubyivugira. Okay. Nkuko musanzwe mubizi ndi Ako wa Kanimba muri Bamenya series. Haba nitwa Rwasurutare muri film yitwa Rwasurutare. Haba ndi Kabwana Serseka kwanda engineer wa Karitsi abantu bose baba muzi. Nese kutangira. Wambwe ngo si muri Tera Story. Yakomeza. Urumva ngenda cyakomeza nkaba nitwa Kitatere mu ndirimbo. Urumva? Naho turajyayo ubwo. Naho turajyayo ni ushaka turajyayo uko dushobora gutera story kuva nanga tukazagiza nejo. Noneho mu mivugo rero ndi rupungoro maninga bwo barukangana marwa ntabwo bandurugama rutanganya itaba. Nubwo ntawe wivuga yicaye ariko se tubigire dutese. Hanyuma nibindi rero mu ndirimbo umva ukuntu behemeye kurushinga. Nkomeze. Manu ntagazi kurimba yaza kurimba nk'ikiyoni. Okay. Hanyuma naragera hirya ahangaha sibyo numvise yivuga ahantu heshi tabeshye ngiye nguzi muri filime kera maze gukira nka filime nka 40 ingahe ntabwo nzizi ntabwo nazi ntabwo wibuka umwaka watangiriyeho se gukira filime umwaka natangiriyeho harya nuwohe nawe ntabwo mwibuka neza ariko gusa si vuba gusa filime zatangiye gucunga mu Rwanda nari ndimo ariko hari zatangiwe mbere ntarabaho izo ntago nari ndimo zari filime se zari filime burya se none se ni hari filime bakinye bavuga ku mwami Ruganzu Ndori yakinwe nyuma ariko ragakira oya yakinwe mbere yakinwe mbere muri za mirongo uzayishaki kuri YouTube uzayibona King of Mind. Okay. Hanyuma reka tujye no ni bumoso bwanjye rero ubwo ushobora kuba ari iburyo bwawe uri kutureba. Nanjye bayita Keti. Mu busanzwe. Okay, bayita Keti. Was. Ubundi ndi umukinnyi wa filime. N'undi nsanzwe nyine no muri filime bayita Keti. Nyina kwa Rwasurutare. Uyu papa mureba no umusore. Rwasaguza. Aza tugakina okay, kwa Surutare. Urutare se. Rwasurutare twatanye muri Tera Story. None se ko kuri urutare rwase. Oya, iyo baje gukina tuba twaje kwa Rwasurutare. Oya, urutare se hano niho ku rutare. Oya. Oya ntagare mu Kagatare. Mfite mu Kagatare. Hari Rwasurutare ni mu Kagatare. Uyu wakina ari Keti. Noneho ubwo mu Kagatare nagaruye inguyu. Uyu nagare mu Kagatare. Numvaga avanga hari ukuntu Mwasurutare. Numva iyo tuje muri kwa Rwasurutare. Tuvuga ngo tugiye kwa Rwasurutare. Nase kuki utasa basi umuvovo. Oya umuvovo se warawasa. Bakareka umuvovo we. Umuvovo ugiye gutyo gatanyuka. Hari ku rutare ntago ngabo usanga noneho wahamena gute. Hano kurwasa. Ubwo urutare ni wadusobanura mwamushatse kuvuga muri filime. Okay. Nyine ngiye kamvuge uburyo mbyumva. Uko arwumva. Kuko urumva nyine urutare rurakomeye. Nyine kugira ngo urutare urwase ngiye ndumva nyine irirase nabundi Rwasurutare. Ndumva ko ari nko kwasa ikintu nyine gikomeye to. Ko agira mu Kagatare nimba yasurutare rero kwa mu Kagatare nibyo nazi. Ese Keti mu Kagatare ni ikibundi. Mu Kagatare ni izina ry'umuntu. Wahehe. Abantu benshi nimba ufite nk'umugabo yitwa Gatare ubwo umugore ba yitwa mu Kagatare. Nuko niba nitwa Gatare. Keti yitwa wenda oya Jani yumva se oya bawe yitwa Jani yitwa nde baba baturiye nyamara ni mu Kagatare ni umugore wa Gatare bose ntago icyo Kinyarwanda gisobanutse ntago ngenzi Kinyarwanda ngewe nitwa Gatare none katuvane kuri Keti turizani wawe nubwo tutarabatinganyi wowe uri umugore ngende umugore yego wowe uri umugore wa Gatare noneho abantu bavuze ngo
Mukagatare. Nese kuki utakwitwa Segatare ukitwa Gatare? Nuko nyine banyise Gatare. Ntago banyite Semana, ntago banyise Sibomana, banyise Gatare. ubwo nyine umugore we urumva abaye yitwa Segatare, umugore we yaba yitwa Mukasegatare. Nitwa Sibomana, uriya ni Mukasibomana. Ngiye ubwo najya numva ngo Mukagatare, numva ngo mbiri kubihuza no kwasa urutare. Ubwo nibyo. We ibyo ni ibyanyu buri muntu afite uko abyumva. Urumva ariko twebwe amazina yacu nkuko dufitemo Nyirabishanga tukagira ngo n'amadegede. Muri filime kwa Rwasa urutare dufitemo Nyirabishanga, dufitemo Biryuwiziritse, dufitemo Madegede, dufitemo Rwasa urutare, dufitemo Baketi. Kunumva si ibintu byanyu byose bishingiye ku mazi. Amazi se amazi uyumvishe. Degede se. Cyabishanga. Biryuwiziritse urumva ari amazi. Uwo niwe muzima muzika. Ejo nawe mushobora kuzarindira mukamwita wenda nka mukamwita nka Kiziba. Oya? Cyangwa mukamwita Sebyondo. Wenda abo ngabo bazaza simbizi. Urumva uko ugenda ukura. Ese amazina ya filime ubundi muyita mushingiye kuki? Amazina ya filime ahubwo icyo nicyo kibazo kizima. Ubundi amazina ya filime uyita wowe nyiri filime uyita ukurikije uko amarangamutima yawe akujyanye ahantu kavuga ngo uriye ko ndi mu kumubona. Urabona nkuriya mu cameraman wawe buriya turamuze tumukinishije dufite izina twamwita. Namwita nkande ubu nkawe nkwita sinzi urunyonka hari icyo byagutwara ubwo se ubwo bya nukuvuga ngo rero hari hano bise hazamo sirikwe nukuvuga ngo amazina mwita abantu muri filime nkatwe tuba tukiri bato cyangwa se tutazi ibyo bintu bibashe mushatse kuvuga tukumva nkawe tuvuge nturya wapi se ndikumva ubwo rero nakwita sinzi urunyonka kuko nta turasi ufite nta ki urumva rero aha ngaha turi muri Tera Story ikiza nuko umuntu turi gutera oya ikiza nuko umuntu turi gutera story nuko umuntu turi gutera story nawe kibaza kumuzana ejo nagiye kumuzana bansanze niba afite ibiro 48 49 urabyibushye nimufite ibyo nimugeze kuri ibyo byose ahubwo urajya kuri regime ariko uvuye kwipimisha sida camvuyeyo igisubizo wakibonye se ntago ndakibona urume Geti ntago bwipimisha sida se ngiye ntabwo ufite se mfite ubwoba ntago najyayo none se ubu ni ngewe nyuma y'amezi 3 nkuko tubisabwa ngo genda ujye kwipimisha izo ndwara iki njyayo nyuma y'amezi 3 kugira ngo ndebe uko ubuzima bwanjye buhagaze. ubwo ukoresha agakingirizo se? Ndagakoresha. Ukoresha agakingirizo? Nese ngiye ko ibyo bagakoresha ntabyo ufite. Ntabwo ari kuvuga gutya. Ntabwo ndabikora. Ubwo ninteganya kubikora nzagakoresha. Uri isugi? Ryahamye. None se kuki usika none se ugiye kuvuga ko risugira ugira isoni umura nago umura umva mu bantu bazarebe uretse oya mu bantu bazarebe iki kiganiro sibyo bazarebe oya abantu bazarebe izi story sibyo babandi ntuzabasharinga oya bahese bazabyandike mu bose nzabasharinga bazabyandikemo batubwire nimba atari njye buriya mfite busugimetre wamudupimira mwangiyewe ngira busugimetre urumva niturangiza kino kiganiro uramupima ke tuze tugene nje mfite busugimetre ese ugiye kumpima mpimira iki ngewe okay hanyuma reka dukomeze na Tera Story yacu aha iki ni ikiganiro kitwa Tera Story aho duhura n'abantu batandukanye ariko bafite ibyo bakora bafite ibyo bagezeho ntago ari ugutera story n'umuntu wari wese ubonetse sibyo umuntu uzaza kuri kwicana na Manudi tugatera story azajya bari umuntu ukomeye so wagiye muri filime kera yunguzi kera muri filime nyinshi zitandukanye sibyo zitwiza ishyamba ari nyinshi filime nyinshi wagiye nawe hari izo twakinanye hari izo twagiye dukinanamo nyinshi cyane sibyo ariko hari filime abantu bari kumenyamo muri iyi minsi wenda ntabwo turagira kuyaburaza kutubwira nubwo twa turimo tuyivugaho Rwasa urutare ariko hari filime abantu bakumenyeho uri nka Ako Wakanimba filime bamenya series muri bamenya series nyina ndi Ako Wakanimba hanyuma Ako Wakanimba undi Kanimba aho nani mugora twavuganaga kuri telefone ameze neza nejo twari muri shooting turi kumwe
none se filime bamenya ne yakuvanye ni he kugeza muri iyi minsi kuko riri ko ari gukina ari yankamaye filime yabamenya se hari ijambo bavuga ngo yankoreye umuti urumva nyine yakoze umuti narawunyweye bwo ngaho dusobanura ni mu buhe buryo bashaka mu buryo bumeze bute urugero uburyo bwari bwo bwose ari ubufatika urugero ari uburebwa ndavuga ari ubufatika ari n'uburebwa Oya ndashaka gusobanurira urugero wenda nkanjye wenda nigarutseho wenda natwaye igikombe cya comedy sibyo ibyo bya comedy by'ibikomeye ntabyo nzi filime bamenya yampaye amafaranga cyo nicyo nashaka nubira cyayama urumva kandi urabona ubwo se uko mpagaze urabona mpagaze nabi we oya nago paritse neza usibye ikibazo cy'ibiryo nyine cyabaye ikibazo we ibiryo nabyo ushobora kuba yaguha wenda ukayagura reka mbabwire mwe muri mu kureba Tera Story abareba Tera Story ibiryo nabyo ngomba kurya ibiryo bibaritse bidatuma ngira gutya bidatuma yaguramo amavuta yo gushyira mu bwanwa wabonye ariko muri uru Rwanda n'igihe ufite ubwanwa bwiza okay undi wa kabiri ufite ubwanwa nk'ubu bwanjye bwiza buyagirana gutyo azaze okay azaze muri restaurant bafingenda hari kuko buri impamvu ndi kubaza iki kibazo hari abantu babona abantu bakina filime bakabona wenda ko bari abantu b'inkora busa sibyo ari abantu badafite ikintu bakora abantu babanenganenze bari aho ngaho niyo mpamvu nkubajije ngo filime ndabibakugiye kuki kuko ndabizi uzi imirimo myinshi nge mfite ibintu byinshi nkora byinshi ibyo byose narabiparitse bagashyiraho agakweto baturebe shyiraho utwo dukweto twe turabakinnyi ba filime zamura nawe wabibonye twe tuba duhagaze neza cyane reka nkubwire ndi umushoferi yego naraparitse nashyize ku ruhande kandi usibye no kuba umushoferi ntabwo uzi ko n'imodoka nyifite ndabizi ariko muri iyi minsi narakagurishije waraririye mbese ndashaka kugura indi utagura se cyo urumva ndi umucuranzi yego nari mfite itorero byina gakondo babyumva ubu noneho mfite groupe uri na manager ugiye kuvuga ngo manager wa Caferiyo Nyamirambo hari haruguru manager icyo kunywa icyo kunywa n'icyo kurya ariko ibyo byose no manager waraburetse naraburetse ariko ngubu noneho ndimo ndamanaginga abakinnyi ba filime wow hari n'ikintu gitekerezo ubu nungutse yego ndashaka kumanaginga abakinnyi ba filime n'abamodo urumva noneho ku buryo tuzatujya kumurika ibikorwa by'umuntu nkaba mfite na groupe izajya ikora service mu bukwe ibintu byose ubwo noneho bijyanye ubwo biri muri ya gahunda ya filime n'ubusanzwe babakinnyi ba filime nibo bazaba bagukorera bya bindi kuko nabo nkorana nabo groupe mfite yo gucuranga nabo ndashaka kubazana muri filime tukaba tuza kukurimbira mu bukwe bwawe tukaza kukurimba mu gitaramo cyawe mu birori byawe ari babakinnyi ba filime singuye Keti ubu nawe mu minsi iri imbere Keti reka tujye kuri Keti wowe azaba arimo azi guhogoza Keti wowe ukora iki ubuzima busanzwe ni filime gusa cyangwa hari ikindi ukora ubuzima busanzwe ndi umunyeshuri uri umunyeshuri biga amakangahe ndi ES3 mu minsi mike ndadefanda ngo uri hehe niga ES3 mu minsi mike ndadefanda ko ndi gusoza uri gusoza nta kuntu ntabyumva so ubwo Keti ni ukuvuga ngo filime ni ukuvuga ngo irimo abanyabwenge bikabije uretse ako kabazo filime irimo abanyabwenge atari abanyabwenge ntabwo mwajya mubona bariya abantu bandika turiya tuntu mugahita wumva ushanga akantu mwari mwagakoze niyo mpamvu ari mw'abanyamwenge tukomeze na Keti ruswa y'igitsina muri sinema rero muri sinema numva bavuga ngo habamo ruswa cyangwa ibiki byose ariko ntabwo ari ngombwa ko umuntu yajya muri filime kuko abikunda cyangwa kuko yumva bishaka bitewe n'icyo ashaka kugeraho ngo abanze atange ubuzima bwe ntabwo njye numva ko bikwiye nimba ukunda ikintu tegereza wigira icyo utanga kugira ngo ukigereho tanga imbaraga zawe utange umwanya wawe ariko ureke gutanga ubuzima bwawe ntabwo ari ngombwa ko bakuhaka ruswa y'igitsina kugira ngo ujye muri ibyo ngibyo kuko ubigiyemo hari n'ahandi hose wajya ujya bakaba ari byo bagusaba ntabwo numva ko waba sinzi icyo waba ugiye kuba buriya aho ngaho ntaho waba utandukaniye n'indaya ariko se bundi ibyo bintu bibaho
hari umuntu uzi ibyaba byarabayeho nta muntu uzi ibyabayeho ariko birahaba kandi barize yego uwo ari we wese ukubajije akubaza ngo ruswa y'igitsina kuki se umugabo mutajya mubaza muti we mugabo hari ruswa batanga twari tugiye kugeraho n'umuproducer umukobwa cyangwa umuhungu ntabwo navuze umukobwa cyangwa umuhungu ibyo ngewe burya iyo umuntu akimbaje icyo kibazo nge ndibaza kuki icyo kibazo mukunda kukibaza uzi impamvu gikunda kubazwa nuko hari abo byavuzwe hari abo byavuzweho ariko ubu mubo uri kumwe nabo ntabwo bigize bimuvugwaho Keti ntabwo byamuvuzweho oya yego rata Keti vugira abakobwa bagenzi bawe yego ntuvugire utari hano oya bavugire ndabavugira rega iyo umuntu ari kuno isa ari ahantu abantu bose bamubona bagomba kubijwi ry'abaturage wowe ntubavugire ahubwo wenda uvuge uti inama natanga ariko ntubavugire kuko buri muntu nyine ni inama ese kuri kuburana nkaho ahubwo ubu ruswa ntabwo wazimazeho umva impamvu ruswa ntabwo wazimazeho muri Rwasa urutare siyo mpamvu siyo izina ryavuye si ruswa yaje filime urashobora kuba mbere aritwaga ashobora kuba nka mbere aritwaga kamaze nkubwire muri Tera Story urumva aho kugira ngo uvugire umuntu utari hano wowe urivugira ahubwo ukamugira inama haba ariko haba n'amakuru aho ufite nayo ukayavuga cyangwa ukavuga uti numvishe good yego Keti komeza njyewe nkanjye ku giti cyanjye ntabwo birambaho ariko hari amakuru menshi ngenda numva ko hari umuntu yagiye bakamwaka ruswa y'igitsina hari n'abantu benshi badatera imbere kubera ko bawugira ute babaka ruswa y'igitsina wabahakana ugahora nyine bakudindije ariko nyine ikintu cyawe cyuzaba cyo muragendana ntabwo ari ngombwa nyine ko iyo ruswa bayikwatse ugenda kuryama n'umuntu kugira ngo kigereho bya bindi ushaka woshiramo imbaraga uzabigeraho utabanje gutanga nyine ruswa kuko nta nubwo ruswa irega ntabwo yemewe namwe bantu nyine bafite amafilime yabo mureke kutwaka ruswa barakwatse oya ndikubwira umukobwa hari aho tuzagera ndarangira oya ibyo ari kuvuga niba bitarakubaho mureke kwaka abandi bana ruswa ntabwo ari byiza babakinisha kubera ko bafite impano ushobora no kwaka umuntu ruswa y'igitsina akabyemera kandi nta mpano afite nawe ntabwo uzatera imbere twese nyine dufashanye turacyari muri Tera Story hamwe na Manud ni kuri Manud Show ibuka gukora subscribe niba utarayikora mbibutse ko gukora subscribe ari rimwe hari umuntu ukoraho yakongera akongera akaba yivanyeho ngo nkora subscribe ngo buri munsi kunyoherereje ngo nkora subscribe ngo buri munsi nkavuga ahubwo warabyishora wazimazeho ngo nizo ngo buri munsi ngo buri munsi agwa subscribe uzanye ahubwo uhura n'umuntu ngo iya filime yawe ngo nkora subscribe koko ukora subscribe ahubwo burya niyo ukoze like ukakanda rimwe iyo wongeye kwikora ubuyikuyeho kiri wenda kikoza muri comment ho wakomeza ukandika we zikajyaho ariko n'umusanzwe ya indi washyizeho ya indi burya niyo ifite agaciro kuruta ya indi ya kabiri ugiye gushyiraho kuko niyo bahita babara like babara ya indi imwe subscribe babara ya indi gusa noneho ahubwo agafite agaciro cyane no gukora share gusharinga abantu cyane kohereza abantu iyo link kohereza abantu kuvuga ngo nyina filimi ubu tuvuye turi muri Tera Story Tera Story kavuga uti iki kiganiro cyabaye kizo ugahita kohereza umuntu kohereza undi ejo uri kohereza ibyo ngibyo byo bihoraho ariko sub like okay hanyuma rero tugeze kuri mbere turi hafi n'umusozo mpumure sibyo ntago ndi batindane ariko buri wese afite story agiye gutera kubita abantu story rero buriya rero ngira story nyinshi pe nanjye ubwanjye hari igihe nicara nkaseka ngeze nagutumira nazi kugira story urumva nanjye ubwanjye hari igihe nicara nkiseka ejo bundi naricaye nyine ndicaye ndatekereza ndavuga ariko bakora akantu k'agakanzu nambaye ikanzu y'umweru nkaririmba urabona The Ben ejo bundi yarongoye yararize bene ko arize umugore atarize buriya no kubera iki ibyo bimubyibazaho ariko nza gusanga yaratekerezaga ibyo ngiye kujyamo
birakomeye ntabwo ari nka byari bisanzwe kuko ubu The Ben ntabwo azongera kujya ajya gutera wenda niba yajyaga ajya kugira yego nawe urabyumva ntabwo azongera icyo cyamurizaga se amvasha yarabitekereje akavuga ariko ati byana size hanze ataba bari abana muri Amerika najyagayo mu Uganda nkajyayo bati buriya wapi noneho Pamela akavuga ati ngubu ninjye nawe tuzajya tujyana ako kana agahita kamarika ahantu aravuga ati sha ntabwo byoroshye ahita arira navuga rero reka nze nkwereke nambara ikanzu yanjye y'umweru keza kageze hano nubwo mbona ahangaha nubwo mbona hano abantu baragakunze ngo mbega amaguru meza kandi amaguru yanjye sibwo ngo nawe amaguru meza cyangwa bavuze ati mbega iminyafu mbega iminyafu myiza ariko se kutangiye kundebera inkweto cyakoze iri virica ipantaro mbega amaguru meza we noneho ako kaboro maze kugakora ako kuri TikTok bahise banterita abajama baranterise abajama nguki ngengo ufite ubwanwa bwiza ngo dore ko umeze we ngo ngubwo ngo wangu ngiye wamujama bandi ngiye mbikora wapi nawe banze ureba tuno tuguru twanjye ubwo we none se umukatiye ukomagarura ibintu by'abagabo n'abagabo reka cyokoze uza kubura umugore niba urukantereta aho ngamba nari kuza ariko wari wambaye ikanzu wabonaga nyine kwenda uri umukobwa wakoze make-up y'ubwanwa make-up ubwanwa ntago ari make-up ubwanwa n'ubwanjye ntago nagize ngo ni bya bindi bya The Ben nyine sinumva se ngo yashyizeho n'ubwanwa n'imisatsi n'ibiki nyine urumva njyewe narayikoze kugira ngo mbere ikigo The Ben yashyizeho agasatsi ashyiraho inuze bamukubita bashyiraho ka black karabikora bya hatari ariko muri iyi minsi uhuye nawe uhita usanga atari wa wundi wabonye kuboko story muri kuzumva zatugeze kwa Keti noneho nawe agiye kudusetsa Keti ufite story ndayifite sinzi nimba isekeje ariko ni story tu ngiye yaransekeje iranantangaza kera sinzi ngo nigaga mu wakanga ariko nzi ko nigaga secondaire tu nigaga secondaire ndakeka ari na O level tu noneho nari mfite abashiti banjye babiri nigana n'abandi batipe bari abashiti banjye nabo batatu urumva n'aba sister aba batipe baza gukina ahantu ari abakobwa baza kureba match iri kuba match ya football yari match ya football ko ngiye nyine abo batipe bari abashiti banjye twagenda babwira muze mbwira abakobwa mu muze kureba match baraza bageze bahita bishimirana nyine nabo bahungu bagera aho bamwe babiri bavamo bakundana nabo batipe bandi babiri noneho bakajya bapanga kujya guhura bajya guhura njye najyaga ngenda mbaherekeje kuko njye narabahuje bita passe njye undi narabahuje kuko abahungu bari inshuti zanjye n'abakobwa ari inshuti zanjye nabo bapanga kujya guhura umukobwa umwe yari yapfushije sheri we atari uwo muri abo batipe yapfuye byo gupfa nyagupfa rumva uwo munsi uwo munsi bari bapanze kujya guhura nabo batipe bari bazigiye bamenyanye barakundanye undi we sheri yapfuye uwo mukobwa yari afite sheri uwo bahuye icyo gihe afite na sheri we bari basanganwe noneho uwo munsi bari bapanze kujya guhura n'uwo sheri we mushyashya sheri we wundi yari yapfuye urumva noneho mu gihe batarajya gushyingura baravuga reka tujye guhura n'abo ngabo bandi tujyayo aho bapanze bari buhurire dusanga ntabahari tubabuze tuhamagaye tubabuze dusubirayo umukobwa wundi wari yapfishije sheri asubira ajya gushyingura wundi asigara ari gushaka kubera we nta sheri yari yapfushije asigara ategereje uwo sheri wundi ko bazi uwo ajya gushyingura noneho n'uwo asigara ategereje abasheri baje atavuga ngo ngo ariko umukobwa ngo iki ngo ariko abakobwa nimugire isoni ngo ubwo wanze gutaha ngo wazanye tungu ugende ngo wizanye ngo zubwo bisubira ngo nimba tubuze washakaga iki ngo dore ngo nazanye bamubwira ngo yasubirayo ngo yarazanye ikisubu nanjye nibyo ntazi ngo nazanye rero yazanye nyine abahungu ni ukuvuga ngo abahungu barisobanukiwe ariko hari akandi kantu nigeze ntwara imodoka nigeze ku Gikabari hano muri Uganda urumva bavuga urukiga rwenda kumera nk'ikinyarwanda
ariko kitari ikinyarwanda nanone noneho ngewe ngiyeyo haza umuntu mpagaze ku modoka arambwa ngo nenda kushesha ngiki ngo nenda kushesha ngo bashesha nkahe none ngewe nkumva nyine ngo arenda kujya gushesha ngo bashesha nanjye nicyo numvise ndamufata turagiye mujyana ku rusyo kuko haba hariho ibyuma byinshi bisya ndamujyana dore ngaha nenda kushesha yarashaka gushesha noneho mbwira umuntu ndamuhamagara nyumvira ibyo umuntu ashaka gushesha noneho abaza undi mwene wabo ngo nenda kushesha bashesha nkahe amujyana kuri wese ubwo ngubwo ngo ni ukunyara bantu utazajya hariya kuyobora ngo akavuga ngo bashesha nkahe ntuzabe ngo ndashika kunyara akada nenda kushesha nde bagiye kubwira ngo uraye neza barakubwira ngo usure bulongi izo ni indimi z'abantu tugiye mu ndimi z'abangaho bya ibindi hanyuma tugiye turi ku musozo ni buri wese afite akantu kamuyeho mu bwana akaba kikibuka agaseka kumva arigaye rero akantu kambayeho mu bwana nakundaga umuceri kubi cyane njyana na papa hanze burya ngenda umusilamu hari ukuntu mu gisilamu abana b'abasilamu bakure kurya umuceri cyane cyangwa bakabizana ibintu by'akavuduruvayi ngewe urumva nk'umwana warezwe ndi kumwe na papa nzi ko bakuzaniye ibiryo ugategereza ugakaraba ukajya maze gukaraba bamaze kurya umuceri bawurangije none papa we yicaye hirya mu bandi bagabo abona ndimo ndarira arampamagara hano nitwa Muhire kuko nawe yitwaga Muhire Imana Muhire uko ridashira yarigendeye arampamagara ngo ngwino hano Muhire kuri mukurira banyimye umuceri wawe umaze nimukurira kuva ubwo papa nagongeye kurya nawe yahise akaraba ahita anshyira ku ntuzi turataha aragenda agura umuceri barawuteka mu rugo ngo urye umuceri uhage narariye umuceri narwaye malariya izina ry'Imana malariya y'umuceri se ako kantu ubwo ntabwo wariyemo n'imibu urumva akadakagenda kangana kuriya ndagenda ndaryama ndarwara ngira n'umuriro bati mujye kugura ibinini umwana yarwaye reka rero ngende shaka kwihagarika nagiye ni kwicara nahise mpamagara byose ubu se umuceri ntabwo wese umuceri nkuzira kubi buriya nkuzira kubi ni impamvu kuva ku muceri nkuzira kubi nakunze ibindi nkunda ibitoki nkunda n'ibitari ku muceri Kati hanyuma Kati wowe akantu kakubiye mu bwana nyine wibuka ukavuga ati kabisa Evan kakantu rwose nikazamva mu mutwe nagake barangiye byibutse nyine ndiseka tu nari ndi ikigoryi ndakeka kuko wari ikigoryi oya wari umwana wa mwana w'ikigoryi nanicara nkaririmba hari indirimbo nyine yitwa ngo bamubambye ku giti kinini bamubambye ntacyayakoze amarira yarize Yesu bamubambye nyine nanjye najyaga mfatiraho nkarira kurya kumva nyine ko Yesu bamujijije ubusa wumva nyine kandi Yesu ukuntu bajyaga bamutwigisha bajyaga batubwira uburyo ari umwana mwiza w'ikiri miki nyakumva naho kumubamba n'uburyo ari umwana mwiza nkarira nk'ubu koko bamuhoraga mama niwe wundi wamuzaga yatashye yaba yagiye saa moya akagaruka saa 10 yasanga ndi kurira none se ubu byumva ubu ngubu ni bisanzwe yari ari kuduzira ibyaha byacu ubu ngubu nta kibazo ndabizi nzi ukuri ese Kate utabeshye nawe urumyabyaha ndi umunyabyaha kuko umuntu wese ari mwe mu cyaha uno Yesu azagaruka yongera apfa oya icyo hari igihaza ntabwo ubu ngubu bazongera kumubamba ntabwo azongera gupfa kuko yashyizeho inzira ebyiri guhitamo icyiza cyangwa ikibi rero abahitamo ibi gukora ibyaha umuri aja hari umushukanyi mwana satani nyine aradushuka ariko nyine icyiza nuko iyo wihanye Imana irakubabarira cyane hanyuma Kate turi ku musozo se ni iki wabwira abakunzi ba Manody Show bakunzi ba Manody Show ndabinginze tu murebe ibintu bya Manody nimwibagirwe gukora subscribe comment share ariko nyine bya Manody yarakuvuga abantu mukora subscribe kabiri wapi rimwe nimba usanga nyine utarakora subscribe uyikore usharinge ibintu byacu kugira bigere kure like
nyine nizo comment tuba tuzikeneye kugira ngo amenye ngo ni he ari gukora nabi cyangwa ni he ari gukora neza cyane. So dusubire rero kuri Monsieur Kabwana, Monsieur Kabwana Seriseka kwanda engineer wa quartier abantu bose baba muzi anko akanimba Rwasurutare na kinyene buriya nubwo muri Rwasurutare mo biryo wiziritse ahubwo n'ubiriya zina rya biryo wiziritse ryari ryanjye muri filimi yitwa Ndamahe. Zikora Ndamahe kwa yikinya ndabyo. Hanyuma rero twagiye sibyo? Bwira abantu kuri filime yawe. Mu filime yanjye Rwasurutare rero ica kuri YouTube Agasabo TV, kuri channel yitwa Agasabo TV. Rwasurutare ni filime nziza cyane, ni kuvuga ngo ntabwo nubwo mwumva iryo zina rya Rwasurutare abenshi bagahita bumva ko nyine uwo mugore wari mu Kagatare, abenshi bagahita bumva ko umurabyumva bakumva ko ari mu Kagatare, niyo mpamvu bamwise Rwasurutare. Urumva oya, ahubwo ni iryo ubundi ni Rwasubutare mu Kinyarwanda, Rwasubutare ariko ngiyewe ni Rwasurutare. Yego, urumva ko nashyizemo ikinyuranye cya ba na ra. Rwasurutare, Rwasubutare. Ni muyirebe rero, ubundi mukore subscribe, mushire haka like, comment, ibyo rwose nubona dukora neza uti kabisa. Hanyuma nubona wenda hari ahandi hantu dufite intege nke utubwire utire mwa abantu mwereka mbagira inama, ni mubigenze gucya, ni mubigenze bityo. Hanyuma nimero zanjye uzazisanga hangaha ku Gasabo TV nyine. Ibindi byose ushaka gukina filime azazi baje bakubwira rwose muze ngewe ntari yaje nta ribi nta ruswa. Urumva yaba ari igiceri cyawe kijana ntacyo nshaka, yaba ari kubwepfiri ntabwo mpashaka. Icyangombwa nukuba ufite impano, wowe ufite impano. Impamvu rero nkubwira ibyo byose nuko ngewe njya kwiga filime natanze amafaranga. Urumva ariko aho kugira ngo nzasige inkuru mbi imusozi, nasiga inkuru nziza imusozi. Niba umuntu akavuga ati runaka yanyigishije gukina filime, nkuko nanjye umuntu wanzanye muri filime nagira mu nkajya no kuziga ni umuntu bita Gasasira Jean Pierre, twakinanye muri Ndamahe yitwa Rukanihene, dukinana muri filime yitwa Rusaro series ari Njyama Nzindutse. Uwo muntu niwe wanzanye muri filime, yazanye abantu benshi muri filime cyane, benshi cyane. Uriya ni umuntu wanzanye. Ubwo rero urumva nanjye ibyo mfite kuki ntabiguhase. Urakaza neza, mukore subscribe ku Gasabo TV. Okay, arakoze cyane, abatumirwa barakoze cyane. Za story rero mwumvise ko bafite story zirenze, twavuga bukira buga cyangwa uko batangiye babivuga. Ariko reka dusoreza ahangaha mwibutsa kugira ngo wowe utarakora subscribe kuri Manudi Show nicyo gihe ngo kore subscribe. Wowe ureba ibiganiro byacu dukeneye comment zawe, wowe ureba filime zacu, ureba filime ya Bironda dukeneye comment zawe, wowe ureba vlog za Manudi dukeneye comment zawe kugira ngo hakomeze hashye bikomeze bigende neza. Murakoze cyane. Sawa, peace, turabakunda cyane.